Bibiliya kuko ari inezeza. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma Matayo igice cya 18, 19, 20, 21, 22, 23 na 24. Imana izatuyoze Mwuka Muziranenge. Matayo igice cya 18, indongozi y'itorero. Abigishwa ba Yesu bamaze igihe barebana, buri wese yibaza umwanya azafata mu butegetsi. Baraje babaza Yesu bati, none muri twe ninde uzaba mukuru? Inyota yo kwitwa mukuru no kwamamara yamaze kudindiza iby'umwuka mu bantu. Buri wese arayifuza ko bamuhamagara ngo mwaramutse muyobozi. Yesu yerekanye amabwiriza agenga ingoma y'ijuru. Yabwiye abayoboke be ko bakwiriye kumera nk'abana bato. Abana bato nta gitinyiro bateye. Niyo mpamvu abayoboke ba Kristo bakwiriye kuba batishakira igitinyiro mu bantu nk'ababa mu ngoma y'abapagani. Abana bato kandi ntibagira uburyarya. Abayoboke ba Kristo bakwiriye kwirinda uburyarya bwose. Yesu Kristo niwe databuja n'umwami wacu. Yesu yabigishije uburyo bwo gukemura amakimbirane. Intambwe ya mbere ni ugusanga mwene so mutumvikana ndetse byananirana mukitabaza abizera musengana. Umwuka w'ubugwaneza niwe ukwiriye kuranga abayoboke ba Kristo. Yababwiye nanone abantu babiri bari barimo amadeni. Uwarimo menshi yabwiwe ko akuyeho iryo deni, maze bukeye asanga mugenzi we wari umurimo ibihumbi bikeya aramunigagura. Birababaje ko tunanirwa kubabarira bene data kubera impamvu ntoya, kandi Yesu yaradukuyeho umwenda wari ukomeye cyane, ari wo mwenda w'icyaha. Imana iganiriza imitima yacu. Matayo igice cya 19, umuryango, ubukire no gukurikira Yesu. Muri iki gice Yesu yavuze ku muryango yuko ababyeyi badakwiriye na gato gutandukana. Abafite imitima yinangiye kandi yamaze kugwa ikinya batacyemera guca bugufi kandi batayoborwa na Mwuka w'Imana, abo nibo bahitamo nabi bagasenya imiryango yabo. Kuri wa munsi Imana izabacira urubanza. Urukundo rukomoka ku Mana rubabarira byose kandi rwihanganira byose. Muri iki gice kandi harimo inkuru y'ababyeyi bazi ubwenge bajyanye abana babo imbere ya Yesu maze barambikaho ibiganza abaha umugisha. N'uyu munsi buri mubyeyi wese ajye ahora ajyana abana be imbere ya Kristo, abaha imigisha kandi abarinde muri iyi si yuzuye ibibi. Hari umusore wari umukire cyane maze asanga Yesu aramubaza ati, nakora iki kugira ngo mbone ubwami bw'Imana? Yesu yerekanye ko amategeko y'Imana ahesha ubugingo. Yerekanye kandi ko abashira Imana mbere ya byose ari bo bazabona ubugingo buhoraho. Imana itubashishe gukurikira Yesu ibihe byose. Matayo igice cya 20, abakozi ba saa 11. Yesu yavuze ko ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'abakozi bahawe akazi. Bamwe batangiye akazi mu gitondo kare, bigeze ku manywa abandi binjira mu kazi barakora, ndetse bigeze saa 11 maze abandi nabo binjira mu kazi. Bose yabahembye amafaranga angana. Mu bwami bw'Imana nabwo twese tuzahembwa kimwe. Yesu yavuze ko bagiye kumukambanira, ariko abwira abigishwa be gukomera mu mitima. Twese dukomezwa n'amasezerano Yesu yaduhaye. Umuntu umwe yazanye abana be bombi asaba Yesu ko bazicarane nawe ku ntebe y'ubutegetsi. Imana ishaka ko dukura amaso ku cyubahiro n'ubukungu bwo mu isi, maze ahubwo tugatumbira ibyo mu ijuru. Yesu kandi muri iki gice yahumuye abantu babiri maze barishima cyane. Imana ihumura imitima yacu. Matayo igice cya 21. Yesu ajya i Yerusalemu. Yesu yari azi neza ko agiye gutangwa mu maboko y'Abaroma, ariko yahisemo kujya i Yerusalemu ahetswe n'icyana cy'indogobe kugira ngo ibyanuwe kuri we byose
wose wisohore. Abantu bashashe hasi imyambaro yabo ndetse bazunguza imikindo, barishima cyane bavuga bati, Hoziyana, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Mesiya yaratumanukiye, reka imitima yacu imwakire. Niwe uzadukura mu bubata, kandi uwo Yesu naze. Haleluya. Yesu yakoze ikindi kintu gikomeye. Yinjiye mu rusengero maze asanga abacururizagamo ibitambo bazanaga amatungo bakayagurisha ku mafaranga menshi cyane, kandi bagategeka abantu kuba ariho bagurira amatungo y'ibitambo. Umurimo w'Imana bari barawuhinduye umutwaro ku bantu. Yesu yahise bose birukana mu rusengero kuko ari inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose. Yesu aze mu mitima yacu asenyere Satani maze natwe atweze tube urusengero rwe. Matayo igice cya 22. Umwambaro w'ubukwe. Yesu yavuze ubukwe bw'umwana w'umwami. Abantu bose baratumiwe, maze igihe cyo kwinjira mu birori kigeze, intumwa zijya kubabwira ngo nibihute baze. Abatumiwe bose banze kuza, ahubwo bafata intumwa z'umwami barazica. Benshi nyuma yo kwanga agakiza k'Imana barabirinduka, bakagirira nabi ababwirizabutumwa ndetse n'abayoboke ba Kristo. Umwami yahannye abo bagome ndetse atumira abandi mu birori. Abavuye ahantu hose mu nzira no mu mirima ndetse no mu masoko, bose bahawe imyambaro y'ubukwe. Twese turarikirwa kwinjira mu buntu bwa Kristo, ariko dusabwa kwambara gukiranuka kwe. Umuntu umwe yitabye irarika ariko akanga kwambara umwambaro w'ubukwe, yatumaga ibirori bisa nabi. Benshi banze kwambara gukiranuka kwa Kristo, batuma itorero rigaragara nabi kubera imico yabo. Bazajugunywa hanze bahekenye amenyo. Imana itwambike gukiranuka kwa Kristo. Yesu yabibukije ko bagomba kujya batanga imisoro ya leta, ndetse bibutsa ko bakwiriye gukundana buri wese nk'uko yikunda. Matayo igice cya 23. Abatambyi, abafarisayo n'abanditsi bose ntabwo bari babi, kuko babaga mu matsinda atandukanye. Irya mbere, hari abakoraga ibyiza kugira ngo abantu babarebe. Irya kabiri, hari abakoraga ibyiza kuko batinya ko nibatabikora Imana izabahana. Irya gatatu, hari ababonaga ibyiza maze bagatanga impamvu ngo reka bizashakirwe undi mwanya. Irya kane, hari n'abakoraga ibyiza babikuye ku mutima kuko bubahaga Imana. Yesu yabwiye abigishwa be kujya bakora ibyo babwirizwa byose. Nyamara asaba abafarisayo n'abanditsi kugenzura imigenzereze yabo. Yababwiye ko ibyo bakora atari byiza. Yavuze ko bameze nk'ibituro bisize ingwa. Ikindi kibi bakoraga, birirwaga mu ngendo za kure bagiye kwigisha abantu. Nyamara abamaze kwihana bakagurishwa n'imico babasanganye mu itorero. Igikwiriye kwitabwaho mu murimo w'Imana ni ubutabera, imbabazi no kwizera. Matayo igice cya 24. Kugaruka kwa Yesu. Yesu yasohotse mu rusengero maze abigishwa be batangira kumwereka ubwiza bw'urusengero. Yesu yababwiye ko Yerusalemu izarimbuka maze igasimburwa na Yerusalemu nshya. Yavuze ibimenyetso byo kugaruka kwe. Yanuye inzara, indwara, intambara, imitingito y'isi ndetse n'imyuzure. Ibindi bimenyetso bikomeye ni amadini y'ibinyoma ndetse n'abiyita ba Mesiya. Mu mahanga hirya no hino hari abagiye biyita Yesu, nyamara ibyabo bigashira. Igihe Yesu azazira ntawe ukizi. Bizaba bimeze nk'igihe cya Nowa cyangwa Sodomu na Gomora. Abagaragu bakiranuka bafite ubwenge bazakomeza kugabura ijambo rya Kristo mu kuri kose. Ikimenyetso cya nyuma kizasoza ibindi byose ni kimwe. Tuzabona Umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru. Imana itebutse kuza kwa Yesu mwiza. Muri iki cyumweru cyose Imana izakuyoboze Mwuka Muziranenge. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo, umpe n'amagambo Yesu yavuze.
tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, umwambaro w'ubukwe ushushanya iki? Icya kabiri, abafarisayo n'abanditsi bose bari babi. Icya gatatu, ni ikihe kimenyetso cya nyuma cyo kugaruka kwa Yesu? Imana ibahe umugisha.